yarambwiye ari muri covid fata imodoka agenda uzane Polly azana dukora indirimbo yego ndanga Polly afite imodoka ko na pass afite fata imodoka ifite pass Polly yabaga ikagugu nje kagugu Pwenda mga Polly de Boya karaba tujya muri studio n'uwo munsi nakoze umunsi wose twamaze muri studio bamuje gufata na the general fana the general turaza dukendimika tukashitani niyo ndirimbo ya Nyuma Nahuje yaririmbyemo ya Nyuma Nahuje Kensarambwa genda uzane the general ameza umushoferi na uvuga izina ko nagari ngombwa ko nagari muri gahunda zacu Fela Kuti niwe muntu wazanye uzumve n'indirimbo za Burna Boy ajya namuririmbamo abo niwe muntu wafashe yafashe African style I was in our blues ninja yanze man a creating chinchiri vibe cha dance numvaga fagiria numva fagiria ebani imbare fagiria I need ngo icyo gihe indirimbo za UG nizo za trendingaga cyane ku radio station hano mu Rwanda kurusha iz'abanyarwanda unapepa nyanya na tupa nyanya yaragadi digida na tupa nyanya none Mr. Blue akakanya gusa nzi ko ya joining the crew like Big Prezo with the Jew Unity. Yeah, that's the whole thing I know. Menshi cyane ko that guy is fucking rich man, umuntu yitwara muri Petite Porte man nagajya agenda n'indege twegerane papa. Wakoreye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, wakoreye Flash FM ndacyabikorera right now. Oderuka waravuye kwa Kensi ntago turabona hanze. Ntago navuye kwa Kensi. Kwa Kensi ni mu rugo. Aho nuzavuge. Kanda next. Akakanya ndi very proud. Abantu benshi bazi ko njye n'ikinyarwanda nzi. I'm really proud ko mvuga ikinyarwanda. Kandi zinalenge. Nakubita na kabiri ya utanagwamo nakudunda nagwagwamo nagwatengele wagwamo wa bongola bahaye ikaze mwese mukunda mugakurikira ibiganiro bya Nyandiko TV. Uyu munsi izi saha amagingo yangaya nagiriwe amahirwe n'umugisha kabisa yo guhura n'umu legend n'umu rappers n'umunyamakuru ni byose kabisa. Pacson takwakiriye ku Nyandiko TV. My brother. Yeah man. Uzincha kinshimishije mbe na mbere twatangaga chance akakanya twe tumeze gutya. You know what I'm saying? Yeah, man. Mbe hari COVID. Yeah. Tumeze ngo akakanya. You know what I'm saying? Akakanya. Yeah. Ega ngo ikiri kimwe cyashimishije. Usko nize gwa n'umu pastor. Mwa change hamwe ngo tukashitani. None nawe n'umu pastor ama change. Ibintu byo gusuhuzanya ariko bigenerating umuco w'abantu. Mbe na mbere. Kwebwe like we kwatenga chance for the love kubera iki gukara mu ntoki ibaza uje kurya wali umujiri uje kurya ubugari uje kurya kawunga ugakara mu ntoki undi umuntu akarabye ari abandi bantu bajya agakano mu ntoki sibyo agwa mu ntoki you know what I'm saying? Mbe twebwe twabaga chance
bakatubonamo ibigoryi. Time yarageze babona yuko chance ni lazima na pastor tanga chance. Bavugaga yuko chance ngo yabara uskonje nawe na pastor wallahi je kuma chance je ko mbona my chance. Okay, naje pastor je ko mbona my chance. Yes sir, bro. Muri covid ho gusuzanya ngo byaruko. Izi nkovu kari z'abasinzi zigenda zikwa uzari abasinzi nushya kumenya umusinzi wa mbere uzaza umurira ku nkovu hano. Icyo kimenyetso cyo nubona umusinzi hano asa umweru uzavuga kabisa umusinzi muzima. Umusinzi agenda uzumve n'indirimbo yanjye nakoranye na Prime na White Monkey litwa Breed. Prime arakubwira ni nk'ukuntu wabona umusinzi atamena icupa. Umusinzi nibwo yamanuka ntabwo yamena icupa. Akemera gakomereka ariko nirigere hasi. Yes, I'm very happy brother. Thank you. Urakoze cyane. Yes Pacson 2026 ni very happy kwandi kuri YouTube channel yawe. Yeah man. I'm very blessed brother. Thank you, yes brother. Sir. Be nambere kangushimire ko hamaye umwanya kugira ngo nze kabisa uzati uri petit frère vayo home we ntaribi ndagushimiye cyane kabisa. Na ndishimye sana. Sana ariko cyane. Pacson. Yes sir. Wakoreye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, wakoreye Flash FM. Ndacyabikorera. Right now. Oderuka waravuye kwa Kensi ntago turabona hanze. Ntago navuye kwa Kensi. Kwa Kensi ni mu rugo. Aho nuzavuge. Kanda next. Ndi kuvuga ati Pacson ni gute yabashe gufatanya kuririmba n'ubunyamakuru? Okay, hari mu mwaka wa 2003 nibwo natangiye career yanjye mu buryo buri professional. Iyo mvuze mu buryo buri professional kujya muri studio nka recording track yanjye ya mbere. Track yanjye ya mbere yari inzira ndende ni nka filime. Ezira kwizera n'orimbe cross yayo. JP niyo koze beat yayo. JP nabwo yayisoje. Ubita muze ni filime ndende. Ari Ami Jazzman Kigali Ami Jazz Band ni filime ndende. Icyo rero indirimbo yawe hari radio station imwe iri private. Radio 10. Radio and TV. Kwirebera. Niho yakoreraga. Awuzamuka ngo nagwingira udashira ngo utakora nyengira ngo nuko nuko akora nga mzaza kode mukwakora anga sigani gisede cyawe sha numvishe indirimbo man bro byarambabaje byata ndavuga ngize amahirwe nkagwa ku radio nagize amahirwe mwaka 2004 nibwo nigaga mu kane kuri lycée de Kigali nagiye kuri Flash bamakazi nanjye kuva icyo gihe nima bumvaga Tough Gang. Wumviye Tough Gang, Bruce Melody, The Ben, King James, Denanone, Kate Kavuyo, NPC mananje. Tukiri aho ngaho uravuze ngo gupromotinga ibihangano byawe ku maradiyo zirambone mwahuraga nazo nizo zatumye wumva wakinjira muri media. Yego byarambabazaga byatari gutanga ingufu zose ukoshya ingufu zawe ure muri studio indimbo nago bayikinye nigare ngukina ekotite ayindi mbakundaga ngo Fagiria none fagiria wote fagiria numvaga fagiria numva fagiria ebani imbare fagiria ayindi ngo
icyo gihe indirimbo za UG nizo za trendingaga cyane ku radio station hano mu Rwanda kurusha iz'abanyarwanda. Unapepa nyanya na tupa nyanya. Yaragadi. Digida. Natupa nyanya. None Mr. Blue akakanya ni movie. Mr. Blue adukuta mapose. No rero no natubesha. Angwe chinchima imambo rero yatubeshaga. Rero niwe muntu wambe watwetse urukundo. Mugore ne Shania. Ne Chanel. Arimba nabisha. Eva. Uzuma ari invite. Ngiye kwa mbona none wa dance none. Uzobita takusaidiaje? Professor J. Feroz. Hey. Tubazi tuweke Feroz TMK. What is that dancing? Hey. Wanaume family. Mara batumere nabe. Uzinono ubita juwakari. Apana mvuwakari itwa juwakari. Ubita juwakari. Tweke nameless. Nameless byari byiwe. Prince araza tubesha. Ngo amaze gusinya amasezerano na G-Unit. Ngo bana ngo ngiye maze gusinya ngo contract ngo na G-Unit amakunda guyazi cyane guyazi. Urayazi na guyazi. Nagonyazi. Utum number socks yani. Oh yeah, it's okay. Kadi yaravuze ngo ya signing the contract na gwizi ya prezo na G-Unit. Yavuze gute we numvuga izina ryawe yaje akabitubwira. Oya joining crew gusa nzi ko ya joining the crew like big prezo with the G-Unit. Yeah, that's the whole thing I know. Menshi cyane ko that guy is fucking rich man. Umuntu yitwara muri petite portée man. Naga jagenda n'indege twegerane papa. Maybe I need to search on Google. Tuwaze Mr. Google. Abantu I need irimbo nimwe. Okay. I need irimbo ya big prezo uzina G-Unit. I need irimbo nimwe uzina big prezo. Okay. What we tell demo platinums, I've seen them in a Rick Ross, aka the boss, right? Yeah. Demo platinums, I've seen them in a Sierra. Raise after a G-Unit. Ariko Pacson. Scams itaraza. Ningo umusore wanje. Idea yakwa ino muhanzi indege burija mu ndege. Ase nibaze iyo CD ivurije mu ndege. No muri studio yavunikiyemo. Bazoherezaga mu ndege indirimbo zabo basohoye. Bazoherezaga mu ndege kugira zize mu gihugu. Nicyo gihe. Yarabaye barayikoze. Nduvuga barayikoze ariko ngo video ngo bashutinze bitandukanye. Namba na ba G-Unit na ba big prezo barajoininze byibura binjira no muri ko ariko se ingoma iri he? Ese ngoma zose zo turi kuvuga zirare Pacson
Kigordi turamureka ntago turaza kubihuza kuri ibyo bintu. Reka number 6. It's okay. Nese Pacson, ubundi ikiragiye muri 2004 igihugu we wabonaga ki droppinga cyane benga after benga cyari iki muri Africa, muri East Africa, muri aka karere bwo duherereyemo? Yego. Ni bigo bibiri. Ikigo cya mbere ni South Africa. Yego. No, navuze muri aka karere kacu ubwo ni Tanzania, Uganda, East Africa. Ari umukomando uwita Calligraph Jones from Kenya. Ni mubi. Ubwo wita Rosalie, not Rosalie, no muri Tanzania. Umukobwa. Yeah. Wobita Roma Mutakatifu. Ni babi. Bana ni babi. Cyane. Kiragiye rero kuri map. Ubwo Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya. U Rwanda rwazaga nko ku mwanya wa kangahe n'u Burundi muri hip hop mu Rwanda? Muri music cyangwa magambo? Muri hip hop ubwo drop zakubitaga. Okay. Mu Rwanda igihugu cya mbere cyari Tanzania. Tanzania. Yes sir. Yeah. The second. Icya kabiri cyari Tanzania. Again. Icya mbere cyari Tanzania, right? Yeah. Icya kabiri cyari Kenya. Sorry. Yeah. Kenya. Sad. Icya gatatu cyari Rwanda. Icya nyuma cyari Burundi. Uganda. U Rwanda rwazaga ku mwanya wa gatatu. Bari bafite dancehall icyo gihe. Bafite abahanzi babiri bonyine babashumi banjye. Hari na Jene asiga babwira mwabana mwe. Hari umunyamakuru wigeze kuvuga ngo iriya njyana ya Niger aya mafro ngo yavuye muri Uganda, ngo bari aba Nigeria ngo bayakopiye Uganda. Nawe niko ubyemera? Nigeria music umuntu wayitangiye uramuzi? Ngo amateka yiwe uzazinyamo kubwire. Ure ukuntu yayitanye niwe muntu wa mbere warwaye sida yicwa na sida. Oninde. Kana Burna Boy yanamuririmbye. In Uganda? In Niger. Yeah. Uravuze ngo ntago yaturutse muri Uganda, yaturutse kare. Uganda music muri Uganda yavuye muri Congo. Fela Kuti niwe muntu wazanye uzumve n'indirimbo za Burna Boy ajya namuririmbamo. Niwe muntu wafashe yafashe African style. I was in a blues. Ninja yanze man a creating chinchiri vibe cha dance. Yeah, Fela Kuti. Na nigga nakaka uziko bamushina statue story. Yeah. Pacson, mu gihe mwinjiye mu muziki icyo gihe abanyarwanda benshi ntago babashaga kumva ururimi rw'icyongereza. Akosko Tupac ntago bamushiraho ebana yiwe. Akosko Fela Kuti bayimushiriyeho muri Nigeria. Yeah. Nandi kukubaza. Ati igihe winjiriye mu muziki icyo gihe usohora indirimbo za hip hop.
abanyarwanda benshi ntabwo bari bakabashije gusobanukirwa cyangwa se kumva ururimi rw'icyongereza, kandi Pacson yari umuhanzi ukunda gutamo flow mu rurimi rw'icyongereza. Ubwo buhanga no kubikora iby'icyo gihe na motivation wabikoraga? Reka ngwiki kimwe my big brother. Ntabwo ngiye kubaza igihe wavukiye, ariko igihe wavukiye hari anglophone na francophone. Aka kanya turacyafite francophone na anglophone? No. No. Niba na anglophone na francophone tugifite, icyo gihe tuba dufite anglophone na francophone. Right now naba bide bumva English na French. Ndagusubije by kanda next. But tutarakavaho, ubwo tageti wari utagetinze muri urwo rurimi, isoko wari utagetinze ryari iry'abanyarwanda? Nje nakubwiye ngo nje naje mu Rwanda 1999 1999 cyemini irica irasenya iramugaza hano wose ari Grenade. So icyo ryari anglophone na francophone. Right now twese turi umunyarwanda. You know what I'm saying? Right now buri muntu wari wese azi icyongereza, n'umwana wanjye n'icyongereza ntanakibagiwe. Nabikoraga abantu bavuye hanze, you know what I'm saying? Bitewe n'amateka yacu twe twavukiye hanze, tugira amahirwe yo kugaruka mu gihugu cyacu cyatubyaye. You know what I'm saying? Mu gihugu cyacu cyatubyaye tugakora ibintu byatubyaye. So niyo mpamvu nubwo na flowinga mu cyongereza abana barabyumva. Nubwo my French, I listen to French. Wananuka muri French, I can listen. Ntabwo nagusubiza bitewe n'amateka yanjye n'abana banjye. You know what I'm saying? Sean, Taylor, you know what I'm saying? Yo, da, you know. But jemba numva yuko navugisha mu Kinyarwanda. Ko nje nifuzaga umuntu wamvugisha mu Kinyarwanda naramubuze. Aka kanya ndi very proud. Abantu benshi bazi ko nje nani Kinyarwanda nzi. I'm really proud ko mvuga Ikinyarwanda kandi zinalenge. Nakubita na kabiri ya utanagwamo, nakudunda nagwagwamo nagwatengele, wagwamo wabongola. Kwisubire muri bya bihe, Jay Polly n'umuhanzi usobanura gute? Dore ko mwanakoranye indirimbo ndakeka zirenze imwe. Yo. Kanishime. He's in Paris. Right. Njyewe nyuka kuri TV1, naba kuri TV1 njye kuri Fine FM. You know what I'm saying? Nje yari boss wanjye yitwa Kensi, namuba grandfather wanjye, muvandimwe wanjye ndamuba byatari. Man, anifuriza ibyiza byose. Ndabizi. Yeah, true. Yarambwiye ngo ari muri COVID. Fata imodoka agenda uzane Polly azana dukora indirimbo. Yego. Ndanga Polly afite imodoka ko na pass afite, fata imodoka ifite pass. Polly yabaga ikagugu. Nje kagugu.
Pwenda mga POLLY de Boya Karaba. Tujya muri studio. N'uwo munsi nakoze. Umunsi wose twamaze muri studio. Bamujye gufata Nagiji the General. Turaza dugenda imika tukashitani. Niyo ndirimbo ya Nyuma Nahuje yaririmbyemo. Ya Nyuma Nahuje. Kenshi arambwira genda uzane Nagiji the General. Ameza umushoferi nabivuga izina ko nagari ngombwa ko nagari muri gahunda zacu. Njya Kamenge nzane Nagiji. Byari byishimo. Mujya muri studio na Nagiji. Nuka track umunsi wari mwiza byatari. Kensa jipa amafaranga Nagiji amafaranga. Green Pea Green Pea ntabwo yaje umunsi yaje inyuma. Byari byiza. Abandi bari kuri backstage indirimbo yakikurikiraniye abandi ariko none ikinakunze kuri performance ya Ben na Bruce Melody at least baba my credit bazana abana babiri biko ni byiza. Ubona umuhanzi ko yafashe undi. No, hold. Ni byiza. Fifi, she's my lovely sister, ndamukunda byatari. Sharifa, she's my lovely sister, respect her big time. Yeah. What a time. Ariko on my side, chika yuko nagwazana bana ku stage. Yinage but above 18. Kugiti cyanje ariko Fifi, I got love for her. Ndamuba byatari narabizi byatari. Sharifa arabizi, I got respect, I got love for her big time. Akuzana bana ku stage bataduzuza 18. Ibari ifoto. Wewe byakiriye ute se? Bamwe byari ifoto. Ntabwo se byabafasha mu myaka wenda iri imbere kuba barafashe nabo kuri izo credit za hit ya papa. Ni byiza. Yezu ko mbitekereza. Niba ari track ya papa wabo. Buri dushaka kwicyuma sabana babiri. Niba ririmbe barimbe chorus gusa. Bachine, you know, guitar na apana guitar piano yonyine. But man, babidi bonyine. Badirimbe bonyine. Then abasore badirimbe. Bari nanukuri badirimbe abandi bantu ba flowing bro. Wakifuje ko abana ba Jepoli baba bahanze. Papa wabo yifuje ko baba bahanze. Mbere yuko babo. Njyewe Fifi ishimi yanjye byatari. Yifuza yuko umwana wiwe yaba modo wa dance. Ariko imana wiforcinga. Nani mfite umwana. Wizo umva nani umwana indirimbo yanjye. Umwana wanjye nje kuba mbona n'umugaratika. Mbona afite zama nje kuba mbona akina basketball. Nje kuba mbona ari muri swimming pool mu koga.
ngiye kubona kandi ibyo ngibyo bitandukanye na se akiri muto. umwana agomba kwihitiramo. Man, abasista banjye babiri, either Fifi cyangwa Sharifa, I don't judge them, ndaba respecting byatari umve ko byatari ko abana mbuga nkoranyambaga yanjye agiye ushaka kumbaza byinshi cyane. Hari ibyo twasimbutse, urumva twari turi uburyo winjiye mu itangazamakuru, watangiye ku cyo gitangazamakuru. natangiye kwa kuri radio station niga mwaka 2004. No, 2004 kuri Sedo Kigali Flash FM igifungura. Hari radio stations zibaze mu Rwanda, hari zingahe? Radio yambe yo mu Rwanda, Radio 10 na Radio Rwanda, Radio Rwanda, TV 10, Radio 10, Radio 10, Flash FM, contact Nyuma. yabashyira Crave. City Radio ya Nyuma. City Radio. Mu bitangazamakuru byose wagiye ukorera, igitangazamakuru cyafashe Pacson kimukura ku rwego rumwe kimushyira ku rundi bigendeye kuri iyo platform, cyari iki? Bari ubwenge bwanjye ko nandi umwana muto cyane, nkora umupira w'ishati, nagiye nambaye kaki, mfite mu mutwe. Watangiye gukora kuri radio station ukiri umunyeshuri? Yes sir. Uhembwe se cyangwa membwa? Cyagiye ko numvaga ngo byari ibibazo. Ujine membwaga ikivuguto sha cyo ko wageze mu kazi. Uzukusha kwa mbere ku ishuri ko nje nta muntu navuganaga nawe, namfite indirimbo na DMS, namfite indirimbo ndadika sinama Kigali party na kuryama hili party, namfite indirimbo na mama na mezojo mama na ewa wazi kumbwira iki nande nande truck in the truck man nazibuka zose nande truck man bro nje na muntu nje muntu wambaga pocket utatebezaga kanone nuba kana bonja nebiza kandi niga urimi nanze kwiga French, igifaso cyagiragamo igituri paka yaratsindaga mu ishuri. ubwire byambayeho nagiye gusimbuka zabara ngiye gusimbuka bwa bolo bwa buri hejuru kaba gafasha ngiye kumva karaiki kandi ngoma kuzamuka n'amaguru n'amaguru n'amafaranga w'umubyeyi ariko nk'umukomanda suza bakomanda ubwavuye sefade ya shati yari Sedo Kigali itanyindiriza itangiye ya bolo ya Chris Brown. This guy's a loyo kwa ko uri n'umuraperi bajyana mu style kumbu bwo itangazamakuru ryo mu 2000 kuzamura n'itangazamakuru ryo mu 2020. Yego urakoze cyane. Itangazamakuru rya mbere
get more professional. As mom get more professional, where you go internet, kuri Suberi Cafe. Ukagura iminota y'amasaha. Aka kanya umuntu afata telefone yiwe, agafata phone akavuga nonsense ziwe, akavuga bullshit ziwe, ari n'abana bonye bafite content zo kurya inyama. Nanjye ninsonza. Nanjye ninzoza zamama nashoje. So okay, anyways, the cancer could you nazi. The cancer could you kumbwira. Aka kanya ni byiza cyane. Buri muntu wese bimugiraho fresh bitamuruje. Na fresh ahubwo ababikora gute niyo mpamvu ubona akenshi bana bafunga ahubwo babikore mu mutwe bro. Ni byiza pe ako babikore yego. Umu content creator ukora nk'izo nk'abaruvuze zo kurya inyama, amavideo cyangwa se izindi content runaka, atandukanira n'umunyamakuru w'umunyamwuga. Kuki nabo bafata izina ry'abanyamakuru kubera yuko babona kuri social media? Oya, uriya tuzamuhimbira izina tumwite umunyama. Twari turi kuvuga ati kuki aba content creator bakora content zitandukanye biyitirira nabo ko ari abanyamakuru? Uzi impamvu icyo bita Rwanda Media Council, RMC. Iyo batagushyira muri RMC ngikwereke. Oh yeah, no. It's okay. Rwanda Media Council. So icyo gihe cyose iyo ubyutse mu gitondo ukumva yuko ufite access ufite internet, ufite smartphone, ukumva yuko nawe ujya kuba umunyamakuru. Nuko mbitekera kandi nabwo uzabarebe barangirira Pacson afite tuvuga washinze igitangazamakuru, ufite abakozi babiri baje gusaba akazi. Umwe ni umunyamakuru bimazemo igihe ariko utarabyize, undi ni umunyamakuru uvuye ku ishuri wabyize neza. Ninde waha akazi muri abo bantu babiri? Come again. Ufite igitangazamakuru ugiye guha akazi abanyamakuru babiri. Umwe ni umunyamakuru umaze igihe mu mwuga ariko utarize itangazamakuru, undi we ararisoje yararyize ariko nta experience afite. Ninde waha akazi ku gitangazamakuru cyawe? Naha umunyamakuru warize utaremenyamo akazi kugira ngo amenye akazi kariko kwa uriya bayumva yuko byose byamubayeho. Akenshi ni nabo bahenze kurusha abize. Ubona biterwa n'iki? Ubujiji. Wa muntu rero asoje kwiga itangazamakuru ariko nta ya experience, ntarahura na Pacson, ntarahura na minister, bigute azabasha? Ikibazo kiwe CEO. Iyo uvuganye n'umuntu uramwumva IQ yiwe IQ. Iyo muganiriye iyo muvuganye 1 2 3 4 3 4 5 utumenya wari we. You know what? Eba impapuro zose nazibonye igende jya gushakira ahandi. Ariko nubwo mwirukanye kubera ko amaze igihe mu mwuga afite na fan page ni yajya akawushakira ahandi. Kandi nawe ushaka abo bantu biwe kabaguhereza kubera kuri iyo media yawe. No so when nawe ushoboza afite bwo kugenda akabishakina akabubaka. Wowe ufashe time yawe tuganire ibintu bizima, ari inyama ziri hano usibye calories kanye niguriye kanashizemo nawe atakangurira n'ubu ndigura kandi akurangurira nenda kugurira. Urumva apana kujya ngari cyokezo ngo abashaka kurya aba uzabantu babuze uzabantu basabiriza ku muhanda nagurikira bavuga ngo mwafunguriye.
bafunguriye bangana gute ni benshi hajya bafungurira utebora nziza kandi uzongera ugaruke uzasanga ndi kumwe na Piflano ndi kumwe na Firemanano ndi kumwe na Green Piano ndi kumwe na White Monkeyano